y'u Rwanda mwiriweho. Muri iki gihe ahantu hose havuga ubwiyunge bw'abakubiswa mu binyamakuru, hari nubwo mubwumva kuri radio zanyu, ariko hakaba ikibazo cyo kumenya abantu bakwiyunga bari bo, uburyo bakwiyunga n'igihe bakwiyungira. Kubera ibyo twabatumiriye abantu hano kuri televiziyo, tukaba tugira ngo batugezeho uburyo bumva ubwiyunge, uburyo bumva abakwiyunga bari bo, n'uburyo ubwo bwiyunge twabugira. Nkaba nabasabaga kwibwira abariho babakurikira. Nitwa Karemano Karori, navutse mu 1949, mvukira muri Ruhashya muri Perefegitura Butare. Nize amashuri mu byerekeye ubukungu n'imibereho y'abaturage, sociology. Nakoze imirimo myinshi muri leta, ariko cyane cyane umutima wanjye wahoraga ku miryango idashamikiye kuri leta, ONG. Nafatanyije n'abamwe gushinga umuryango RD, Association Rwandaise pour le Développement Intégré, haba no mu yindi miryango nka INADES, Dialogue n'iyindi. Mu bya politike nari mu ishyaka ryitwa Parti Social Démocrate, PSD. Nitwa Mugesera Antoine, mfite imyaka 52, ndubatse, mfite abana. Nize ibyerekeye amashuri, nize ibyerekeye imicungire y'ubukungu bw'igihugu, economy. Nakoze muri za ministeri nyinshi za leta, hanyuma nkora mu bigo bya leta byigenga, ibigo bya leta byigenga, nyuma nkora mu miryango idaharanira inyungu yitwa ONG. Hari za ONG nyinshi nagiye mbamo, n'ubu ndimo, ndi muri Prefet, ndi muri Aramet, hari n'undi muryango mushya witwa Agence Rwandaise pour le Développement et la Coopération, ARDEC, n'umuryango mushya muzawumenye. Mu bya politike ndi mu muryango wa FPR, shinzwe igenamigambi muri uwo muryango. Nitwa Tatien NDOLIMANA MIHETO, mfite imyaka 35, navukiye ikadoho mu Bunyambiriri muri Perefegitura ya Gikongoro. Iby'amashuri nize ibyerekeranye n'ubuhinzi n'ubworozi, bifitemo impamyabushobozi ihanitse, ingeniera. Mu kazi nakoze akazi ka leta, banjije gukora mu biro by'igihugu byiga imishinga, Bureau National d'études de projet. Nakoze imyaka 4, nyuma muri ibi ngibi bya guverinoma twise gouvernement de transition, njya gukora mu biro bya Ministre w'Intebe kuva muri 1992, igihe dushyiraho guverinoma iraregi au parti politique. Ikindi nakongeraho nibwira abatwumva, ndi umwe mu twita muri rusange abantu bacitse ku icumu ry'igitsembabwoko ryabaye muri 1994. Nkuko rero mumaze kumva abo muri buganire nabo, abari bagezeho ikiganiro ku bwiyunge twabateguriye, nagira ngo dutangire icyo kiganiro nkaba nababazaga ubwiyunge icyo ari cyo. Kwiyunga ni ijambo rya Kinyarwanda, ariko nkaba nababazaga ubwiyunge uko babwumva n'icyo busobanura mu Kinyarwanda. Mbere yo gusubiza icyo kibazo, nagira ngo mvuge ko ibyabaye mu Rwanda nta handi byigeze biba. Nagahomamunwa, birababaje, biteye agahinda. Kubona mu mezi 2 gusa abantu bica abandi hafi miliyoni, kubona abantu bari basanzwe babana bicana kariya kageni, kubona igihugu gicikamwo nka kabiri, bamwe bakaba bari hanze, abandi bakaba barahunze ari benshi. Ibyo rero birababaje, ntibikwiye gusubira. Niyo nkavuga ko kwiyunga uko mbibona nuko abanyarwanda bari bakwiye kongera bakabana mu mahoro.
nta wishisha undi, nta ukeka undi, nta urenganya undi. ariko se n'abakiri mu magambo ubwiyunge, ijambo kwiyunga rivuga iki mu Kinyarwanda? Kwiyunga bivuga ko abantu babanaga noneho hakazamo igitotsi, umwe arakoreshereje undi cyangwa hari icyo bapfa. Kwiyunga rero bikaba bishaka kuvuga ko bari bakwiye kongera kubana bagafashanya, ibintu bigasubira nk'uko byari bimeze mbere, kuko hiyunga abantu babanaga. Nibyo, reka twumve Mugesera icyo abitekerezaho. Ijambo kwiyunga biba nuko iyo umuntu avunitse nk'igufa baramwunga, bashaka guteranya bya ibice byombi by'iryo gufa bakongera bagasanasana bakareba ko ryaba igufa rimwe. Iyo abantu babanye barabaye inshuti bakagira ikibatanya, abantu barabunga cyangwa bakiyunga bakongera bakabana nk'uko bari babanye imbere. Kwiyunga rero ni ukongera guhuza umubano wajemo ingorane, hanyuma uwo mubano ukongera ukavugururwa, abantu bakabana neza nk'uko bari basanzwe. Kwiyunga bikoreshwa iyo abantu bahemukiranye, ariko ubuhemu nyine bw'abantu. Naho muri ibi ngibi turimo, ibintu byabaye, ndahamye ko bitabaye ibintu bije mu mwaka umwe, mu myaka ibiri. Ni ibintu byatsindagiwe mu Banyarwanda kuva imyaka n'imyaka, imyaka irenze 30. Nyuma rero yo kwica abantu barenze miliyoni, mbona ko igikwiye gukurikiraho ari ibyo ngibyo bita kwiyunga. Igikwiye gukurikiraho ni ukubanza kurera ubundi bushyashya, rééducation, désintoxication. Abanyarwanda muri rusange, ari abagize nabi, ari abagiriwe nabi, ari abatahuka hirya no hino, bakwiriye kumenyana, bakwiriye kwigishwa, bakwiriye ubutegetsi bubigisha, bwamara kubigisha bukabayobora inzira y'ubumwe bw'igihugu. Ntabwo rero mbona ibyo bintu byo kwiyunga, niba iryo jambo rikwiriye koko, ndabona hakwiriye gukoresha kurera bushyashya, kurera bundi bushyashya, kurera Abanyarwanda bundi bushyashya, bakavamo ubumwe bw'igihugu. Twe rero nk'uko bakunze kubivuga, na guverinoma yabigize imwe mu nshingano zayo, irateganya kunga Abanyarwanda. Ariko se mbere yo kunga Abanyarwanda turabunga ubundi bapiki. Niki Abanyarwanda bapfa kugira ngo tubugene uko tubunga? Abanyarwanda bazize uburere bubi, imyaka n'imyaka, formation, education. Abanyarwanda rero nta kindi bapfa, Abanyarwanda barezwe nabi, Abanyarwanda bararemaye. Twari dusangiye igihugu, dusangiye umuco, dusangiye amateka, cyane cyane dusangiye kwemera yuko buri muntu wese, uwo ari we wese, ubwoko bwo ari bwo bwose, nawe afite uruhare kuba muri iki gihugu. Ari igihugu ari iki? Ejo bundi bakoze ishyano bagakwiritsembatsemba, bari biyemeje ko hari igice cy'Abanyarwanda badafite uburenganzira bwo kubaho no kubaho muri iki gihugu. Bari banze hamwe twari twagendagaho mbere yuko ni hamwe ryo mu mutima, umuntu wese yemeraga ko dusangiye igihugu kimwe. Abo bantu bishe basembasembye bemezaga ko noneho abo bantu badafite uburenganzira bwo kubaho kandi bafite uburenganzira bwo kubaho mu gihugu. Ariko mbere iyo tubikora mbere ntitwa twarabaye, nuko ubundi iryo hame ririho ryemewe ko abantu bagomba kubana. Niyo mpamvu twabanye tugatura kuri twari dutuye, ingo zacu zikagenda zinyuranyemo n'iz'abandi bose basanzwe. Ababishe rero bari bahakanye iryo hame. Icyo Abanyarwanda bapfuye nuko hari igice cy'Abanyarwanda kiyemeje kuvuga ngo hari abadafite uburenganzira bwo kubahangaha, kuba muri iki gihugu, bakanabica bakabatsembatsemba. Karemano, se wowe ubona Abanyarwanda dupiki? Abanyarwanda bapfa ubutegetsi, bapfa inda nini. Iyo ndabivuga kuko mu minsi ishize bari baga mu giturage, Abanyarwanda ari umuhutu ari umututsi babanaga, banyanaga mu bitaro, umwe agahekera undi, banyanaga mu misa,
umuhutu akabyara umututsi mu batisimu, umututsi akabyara umuhutu mu batisimu. Rero no mu mujyi niko byari bimeze, abana bacu ntacyo bapfaga, biganaga. Ariko ubutegetsi buti ibi bintu nibikomeza sinzakomeza gutegeka, nibwo bashotse mu baturage bati mwicane, mwice bamwe kuko bashobora kutubuza ubutegetsi, batubuza kubugumana. Nibwo abaturage bashowe muri ya tsembatsemba, muri bwicanyi. Ibyo rero tukaba turibyo ku giti cyane nifuza ko byahinduka, ubutegetsi ntibukomeze gushora abaturage mu bugome kubera inyungu zabo bwite. Ariko iyo urebye ubwiyunge butangiye kuvuga muri iki gihe, mbere ubwo butegetsi bwariho, inda nini yari iriho, ariko nubwo bavugaga ubwiyunge ariko bavugaga mu magambo ukumva ari ikintu baherereje inyuma. Muri iki gihe guverinoma iriho, ko bahise guverinoma y'ubwiyunge, uko mu byo ugamije bya mbere harimo kunga abanyarwanda. Abanyarwanda rero bashaka kunga barabunga barapfuye iki? Kuki noneho bashaka kunga abanyarwanda? Ni ukuvuga ko ibyari byarabaye imbere n'ubwo babirenzagaho uruho rw'amazi bakavuga kunga n'iki, ariko muri iki gihe hari ikindi cyiyongeyeho ku buryo bumva bakeneye kunga abanyarwanda. Ijambo bwiyunge ryahozeho ryarakoreshwaga, bavugaga amahoro, rero bwiyunge barabivugaga, ariko ahari byavugwaga bitari ku mutima. Byavugwaga kubera iki? Kuko uretse ko byabaye muri 1994 arangomamunwa, ariko ubundi mbere muri za 1959 abaturage bararwanye, bamwe barahunga baricana, yego ntibyageze ku rugero nk'ubu twabonye, ariko byahereye kera birakomeza. Buri gihe ari abategetsi bashoyemwo abaturage muri uwo mwiryane. Cyahozeho rero abanyarwanda bakeneye ubwiyunge, bakeneye amahoro, bakeneye kubana nk'abanyarwanda koko. Ubu rero turumvikana ko impamvu bashyize imbere ubwiyunge ari ukubera aya marorerwa yabaye, kuko byari bisanzwe bibaho nk'uko bivuga, ariko bakumva atari ngombwa cyane ko abantu bakwiyunga. Barabyumvaga, ariko ndagira ngo abaturage ubwacu twese, abanyarwanda twese, noneho tubyiyumvishe, tubihagurukire. Ubutegetsi buzana umwiryane, buzana bene ibyo ngibyo, tuburwanye duhereye ku migirire mibi yabaye imbere, ntizongere kuba muri iki gihugu. Mwese iyo murareba abiyunga mugasanga bakwiyunga bate? Mwebwe mubona mutubwiyunge, mubona bwakorwa bute? Yenda mbere yo kukubwira uko ubwiyunge bwakorwa, umuntu avuga impamvu ari ngombwa kwiyunga. Impamvu ya mbere umuntu yavuga nuko tugomba kongera kuba hamwe. Niba hari abantu bavuga ko tutazongera kuba hamwe ngo dutuye ku mirenge imwe, kwiyunga ntibyaba ngombwa. Ariko niba twongera kuba hamwe, tugaturana, tugafashanya, tugahekerana, tukagira solidarite, cy'abantu bita solidarite mu giturage. Biriya bintu basanzwe bakorana, guhekerana, gufashanya, guhingirana, umurwayi, gutabarana mu byiza no mu bibi. Niba ibyo bintu ari ngombwa ku mirenge, simvuga mu mugendo umuntu ashobora kwirwana, umuntu ashobora kuba nyamwigendaho, ariko cyangwa agafatanya n'inshuti zashatse. Ariko ku mirenge umurwayi urwaye ntahekwe gusa n'ubwoko runaka, agahekwa n'abantu bose. Niba ku mirenge abantu bashaka kongera kubana nk'uko babanaga bagafashanya muri solidarite yabo y'ubukene busanzwe, abo bantu ni ngombwa ko babana, nicyo bita bagomba kongera kubana. Ikindi cya kabiri ni uko mu muco wacu haba inzigo, ikintu cyitwa inzigo. Umuntu wakwiciye nawe umuco wacu wagombye kumwicira. Iyo abantu batiyunze, iyo nzigo irahora. Ugomba guhora ku muryango wakwiciye. Ntuwica gusa rero wakwishe, nturebe uriya ngo wakwishe, wica mu muryango wakwiciye uwo ari we wese. Iyo ni inzigo mbi. Ibyo bintu abantu batunze abantu, iyo nzigo yabaho ntibubake yasenye. Impamvu ya gatatu ni impamvu ya politiki. Bavuga ko iki gihugu gikeneye ubumwe, kuko ubutegetsi bwari buriho bwitwaje amacakubiri. Niba dushaka ukagabanya abantu uhereye ku moko, uhereye ku turere, niba dushaka no gukora ubumwe bw'igihugu, nuko abantu baziyunga, bakora uburyo ubumwe. Niba batakora ubumwe tuvuga, niba batiyunga, ubwo bumwe buvugwa buzabaho, buzaba mu kirere gusa. Muvuze
ibyo kunga abantu kunga koko ni umuco wa kinyarwanda ariko se mu kinyarwanda abantu biyungaga ryari biyungaga byagenze gute umuntu yawukoreraga ikosa mukiyunga cyangwa hari ibindi byabanzaga kuba nko kwemera ikosa ko yarikoze akarisabira imbabazi cyangwa byo ngombwa bakamuca ikiru akagitanga hanyuma noneho akazaba kwiyunga abantu biyungaga ryari imiryango niyo yiyungaga hari ibyoroshye mu mibanire y'abantu bisanzwe byoroshye ataje mu bwishi kwica abantu bashobora kwiyunga ari babiri bashobora kungwa n'abandi ariko iyo baje mu kintu cy'ubwishi cyo kwicana nk'ibyabaye hano no kwica bisanzwe kwica umuntu wundi imiryango niyo yungwaga imiryango ntiyungaga umuntu wishe n'uwishwe yungaga umuryango n'umuntu wabiciye yungaga imiryango ibiri bo babaga barwanya cya kintu navuze cyerekeye guhora bungaga imiryango ibiri yo umuryango umwe wabaga wiciye undi bungaga imiryango ibiri bikarangira mwebwe mubona mute ubwiyunge mubona twakwiyunga ryari twakwiyunga dute mbere yo kubazwa cyangwa gusubiza igihe twakwiyungira cyangwa se gute nagira ngo ndananibaza ahubwo abo biyunga bari ndi kwibaza niba koko hariho ikibazo cy'ubwiyunge cyangwa se niba hariho ikindi kibazo kuko duhereye mu bategetsi ubu butegetsi twashyizeho ni ubutegetsi duhuriyeho twebwe twese twahagurukiye kurwanya ingoma yicanaga turayitsinda dushyiraho ubutegetsi duhuriyeho ese abo ngabo twebwe duhuriye muri ubu butegetsi dufitanye ikihe kibazo kidusaba kwiyunga kandi ntekereza ko twari dufite umugambi umwe ndetse nahamya ko twagezeho abaturage se bavuye Uganda bavuye Tanzania bavuye Burundi aho bahuriye hano mu Rwanda hari ibibazo byaba bituma bagomba kwiyunga cyangwa ahubwo bagomba kumenyana baba se bagomba kwiyunga n'abantu basanze abangaba twita ngo bacitse ku icumu haba hari ikosa bakoranye abaturage muri rusange benshi bari muri iki gihugu nubwo batagize intege zo kurwanya ubwo bwicanyi ariko bakaba batari babushyigikiye abaturage bataribwaga n'iryo tsembabwoko abo baturage hari ikosa bagiranye nabo bandi maze kuvuga hari ibibazo baba bafite bibasaba kwiyunga cyangwa ahubwo bakwiye kwigishwa no kumenyana bandi se bishe abo birumvikana bagombe bahanwa cyangwa se nyuma yo guhanwa bazakurikizeho kubabarirwa ku bwanjye rero kwibaza biyunga kwibaza kwiyunga ndumva muri iki gihe turimo muri 1995 nyuma y'itsembabwoko ntumva iryo jambo atari ryo rikwiriye nyuma yo gutsembatsemba abategetsi batavugaga rumwe nabo abategetsi bwishe ndavuga ko nyuma y'ibyo bintu biremereye bityo iryo jambo ryo kwiyunga risanzwe ryarabayeho mu Kinyarwanda atari ryo rikwiriye gukoreshwa ndabona hakwiriye gukoreshwa gushyiraho ubutegetsi buhamye buvuga rumwe bwigisha abanyarwanda muri rusange icyo nakwita re-education desintoxication kuko mpamya ko abanyarwanda baremajwe imyaka n'imyaka irenze 30 baremajwe n'ibintu ngo by'amoko ntabwo navuga gusa ngo ni ubutegetsi ngo ni manda y'imyaka 5 ngo niyo yashoye abanyarwanda mu bwicanyi hariho n'icyo kintu gikomeye gisaba rero ubutegetsi bw'uyu munsi kwigisha igihe gihagije kwigisha ibintu byumvikana abanyarwanda bakongera bakaba abanyarwanda bakava ubuzima bakajya ubuntu rero ntabwo ari ukunga ni ukwigisha abanyarwanda kugira ngo abo banyarwanda bakore ubumwe bw'igihugu inite y'igihugu ubona hakwiyunga abandi biyunga n'ibandi nicyo nyine sobanura ndahamya neza ko ikibazo cy'u Rwanda si ukwiyunga ikibazo cy'abanyarwanda ni ukwigishwa ni ukugororwa bakaba abanyarwanda ni ubutegetsi nyabwo bwumva kimwe ko ikibazo cy'abanyarwanda ari ukurerwa bundi bushyashya mu myaka izaza itari mike tukagira umunyarwanda mushyashya niyo produit nouveau ntabwo rero nemera ko hariho ikibazo cyo kwiyunga kuko hariho ikibazo ahubwo cyo kugorora abantu mwebwe mubona hakwiyunga abandi kwiyunga
ubwo ari ngombwa navuze impamvu ari ngombwa abo umuntu abona bakwiyunga sabishe n'abapfuye abo ntibashobora kwiyunga byarangiye abandi batakwiyunga umuntu abona atari bagomba kwiyunga sabiciwe n'abicanyi nabo se bagomba kwiyunga abicanyi bagomba gushyikirizwa urubanza ibyabona ubucamanza bizabikemura abantu bagomba kwiyunga n'abantu bazima babanye ariko ubu ngubu igihu kikaba kibuditse mu mibanire yabo kubera itsembatsemba ryabaye abantu ntibagitinyukana ntibagishoboye gufashanya ntibagifite umubano umwe ngo ubone batinyukana bafashanye nk'uko bari basanzwe bafashanya ku mirenge yo mu Rwanda abo bantu bazima batinyana bakekerana bafite ingingimira ku mibanire yabo kandi bose ari abere abo nibo bari bakwiye kongera kwiyunga bakabwirana ukuri bagafashanya bakanyana solidarite kuko bose n'ishyano rimwe ryabagwiriye ishyano ryaraguye mu gihugu hari abantu batabigizemo uruhare kandi abo bantu ngubu hari ukuntu batabanye neza abo bantu babunga kuko bose bagushije ishyano ryarabagwiriye bose abo bantu babunga bo bagafatanya bagafashanya nk'uko byaba bisanzwe n'abishi tubashyikiza inkiri n'abo bantu mbona bari bakwiye kwiyunga n'abazima ubu ngubu abana babo nabo kubona urimo igihu kinini muri iki gihe wenda umuntu arabyumva ko hakwiyunga abo ngabo nyine uvuga abere n'abiciwe abo batagize uruhare mu itsembatsemba ariko se bariya bo bagize urwo ruhare mu itsembatsemba twaziyunga nabo ryari cyangwa ni ukubarekera hariya bakaba icyo bita mu gifaransa marginalisé abantu bagize uruhare mu riratsembatsemba n'ubwicanyi igikuru bari bakwiye kubanza bagacirwa urubanza nyuma y'igihano kibakwiye bakaza muri sosiyete ikabagenera uko babaho bashaka bakaba abantu ntabaze ko bahinduka bakaba abantu ntibazagumya kuba inyamaswa ariko igikuru ni uko babanza bacirwa urubanza ariko burya ubucamanza ntibwunga buratandukanye kunga no guca imanza biratandukanye ubucamanza buhana gutandukanya abantu ku kintu bapfaga cyangwa guhana wakoze ikosa ntibuzana ntibubategeka imibanire myiza yayo ntibubasaba gusabana ubucamanza buba bakiranura bugahana ndetse wakoze ikosa abo bantu rero bakoze itsembatsemba bo bazabanza bashyikirijwe ubucamanza nibamara guhanwa bazaze sosiyete izongere bagira abantu kuko guhanwa kwabo bizatuma bongera kwigishwa bakorerwe reedikasiyo nk'uko mugenzi wanjye yabivuze bongere baba abantu ntabanze kuba abantu ariko babanje guhanwa Karemano wowe iyo ureba ubona abiyunga ari abahe kuri gihe babiyunga abakeneye ubwiyunge ni abanyarwanda bose kuko iyo urebye usanga nta cyizerane abanyarwanda benshi bafitanye umwe arakeka undi umwe anishisha undi umwe arabona undi ati uriya ashobora kuba ari we wanyiciye undi ati uriya muntu niwe wantwariye inzu undi ati uriya muntu bwasa kuriya agomba kuba ari umugome abamana rero abanyarwanda bose bakwiye kwiyunga umubano ukongera ukabaho urwikekwe rukabaho hagomba iki rero kuri gihe hagomba ingingo 3 ariko ariyo cyambere ni ubutabera ya kabiri nuko amateka y'u Rwanda yakosorwa akandikwa ku bundi buryo cya gatatu nicyo mugenzi wanjye yavuze ni ukuhindura umuco w'abanyarwanda bakabariyenduke bakongera bakigishwa mu butabera nuko umuntu avugishije ukuri uwiciwe ntashobora kwiyunga n'uwamwiciye ntibishoboka biraruhije binashoboka biraruhije hagomba rero ubutabera bwerekana ko uwishe ari uriya ko yakoze nabi ko agomba guhanwa hagomba ubutabera kugira ngo uwafashe ikintu cy'undi kimugarukire noneho yo kumwishisha avuga ati uriya muntu tugomba kubana kuko nta nzigo dufitanye ubundi butabera bwafasha ubutabera koko nyakuri nuko umuntu atazira icyo ari cyo ahubwo yazira icyo yakoze Antoine simuzize ko afite imvi ariko mukamuziza icyo yaba yarakoze ubwo butabera turabukeneye tugomba kubushyigikira nibwo buzatuma abanyarwanda
bongera kubana neza. Ingingo ya kabiri ni amateka y'u Rwanda. Ibiro by'amateka y'u Rwanda akenshi yerekana ibintu bisumbanya abantu. Yavuga ibintu byabaye agahera cyane ku ntambara yatangije abantu. Duhera kuri Rucunshu, duhera kuri 59, duhera kuri 73. Iteka ntiturebe ikintu cyiza cyabaye ngo abantu kibajye mu mutima aba ari cyo bagenderaho kibafashe. Amateka y'u Rwanda arata ubwicanyi, arata uburyarya. Natanga urugero, ari urugero runjya ku mutima nka Ruganzu na Nyagakecuru. Reba Ruganzu ari umuntu w'umugabo, ariko iyo bamuvuga cyane bareba ukuntu yari manganyaga, ukuntu yarenganyije n'uriya mukecuru Nyagakecuru. Sinzi impamvu ngo Nyagakecuru niba nuko ariho hafi iwacu, ariko nk'abategarugori bakwiye kureba Nyagakecuru yari yifitiye urugo, afite ingufu, ariko icyo amateka arata ni umuntu wamuciye inyuma akamukuraho yari ari. Nibyo amateka nibyo byarabaye, ariko twari dukwiye kugendera ku bintu byiza byubaka, kureba ibintu by'ubwicanyi n'iki. Ikindi cya gatatu navuze umuco w'Abanyarwanda. Mu Banyarwanda hakwiye kuvamwo kwironda nibyo bizana akazu. Hakavamwo mu muco kutavugisha ukuri, kuryarya. Tukabareba duke koko, tukareba ukuntu twabana twakubaka u Rwanda, aricyo cyangombwa, tutarebye ku umuntu asa, umuntu ateye atambuka, ariko tukareba uko ameze neza koko. Ibyo bikajya mu muco w'Abanyarwanda, ubutegetsi bakabyishyiramwo n'abaturage ubwacu byazatujyamo. Ureba se wowe urabona Abanyarwanda twakwiyunga dute? Abanyarwanda numva twe abaturage barabyemera. Navuze ko ibyinshi bituruka ku butegetsi. Niba bashyira mu baturage cyangwa niba dushyiramo natwe turabategetsi. Abategetsi nibo bashyira mu baturage ibintu byo kwicana, ibintu byo kutabana, ibintu byo kurimanganya. Ubutegetsi rero bwiza uzazana ubutabera bwiza, uzaduha amateka y'igihugu meza tugomba kugenderaho, uzatwigisha umuco mwiza uzinjira mu mibereho y'Abanyarwanda. Uti abantu baziyunga bate, byakorwa bite, byagenda bite? Cyambere no kubwirana ukuri, duhishira ibyabaye, titubiceceke, titubirenzeho igitaka. Imbere paje ko titubiceceke ngo igihe cyabyo cyarangiye. Tukabwirana ukuri, tukamenya ko ibintu byabaye kose, abagize uruhare, impamvu babikoze, uko babikoze, ibyo bintu bikagaragara. Kikaba cyambere ukuri. Icya kabiri ubona cyadufasha kwiyunga, nuko twafasha ubucamanza gukora neza, gutahura abagize uruhare mu bwicanyi. Umunsi wabonye ku murenge abaturage bavuga ati uriya niwe bishe, ntibivugwa yenda n'abiciwe gusa, n'abandi baturage bari hatuye bakavuga bati uriya niwe bishe, uriya niwe warenganye, watwaye kanaka, uriya niwe wahemutse. Uwo muntu wahemutse abaturage ntibamuhishiye bakamuvuga, uzamenye ku bwiyunge butangiye. Umuntu w'umuhutu akabwira abatutsi ati uriya niwe wabice kandi umuhutu mwene wabo. Umututsi akavuga ati uriya muhutu ni umwere ararengana mu mufungo. Mugasanga abantu bafatanije kuvuga ukuri, bakafata ubucamanza, bakareka ubucamanza umuzima, bakareka ubucamanza umugome. Ibyo bintu umunsi Abanyarwanda bigeze tuba dutangiye ubwiyunge, ntihagire umuntu duhishiye. Icya gatatu tubona cyadufasha kwiyunga nuko twafashanya, solidarite, tukongera abantu umunsi basanze ku murenge, abantu bacitse ku icumu, abagenzi babo babakira, bakabafasha kongera kubaka utuzu twabo, imirima yabo, bagafashanya nk'uko bari basanzwe bafashanya. Ntibabateye ubwoba, abantu bakabana neza nk'uko bari basanzwe babana. Iyo solidarite umunsi yabaye, uzamenye ko Abanyarwanda batangiye kwiyunga. Ikintu umuntu yavuga cyatuma Abanyarwanda bakwiyunga ni iki? No kwigishwa politike nshya. Abantu byabaye akenshi abantu bazize politike mbi. Politike mbi yatumye abantu bigishwa bibi, bigishwa amacakubiri. Wakwigisha politike nzima ivuga ubumwe, ivuga uburenganzira bw'ikiremwa muntu, ivuga solidarite, ivuga amajyambere mazima, idavuga amoko yata agaciro abantu nk'uko ibi bya clan by'imiryango bya clan byata agaciro. Hakaba ikindi,
hakaba justice singwa justice y'ubucamanza ndavuga umuntu wese akabona uburenganzira bwe ntuhabwa akazi kuko ubwoko kanaka ntukabure kuko ubwoko kanaka umwana wawe ntabone ishuri kuko azanye na kanaka umwana wawe akabona ishuri kuko atsinze ukabona akazi kuko atsinze umuntu wese akabibona ko ufite ubushobozi afite uburenganzira bwe ibyo bintu abantu bakabibona bavuye ngo zitwaza ubwoko zitwaza akarere zitwaza iki n'iki ibyo bintu tukubaka u Rwanda noneho ufite ibintu by'ukuri tugenderaho byatuma abanyarwanda biyunga buhoro buhoro bagenda biyunga ibindi navuga abandi bagenzi banjye